Cyubahiro ni cyawe mwana wowe utuyahire hagati y'ibizima bihora biguye. Muri iyi si nubwo hari inuma haracyariho n'ibikona, kandi igikona ni umukara n'umweru. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko umwuka wera, impamvu yitwa umwuka wera nuko yera, akaba mu mitima yera, akagendana n'abera. Haleluya. Ariko n'ibikona birahari, biriho birajarajara muri iyi si, ibikona byanduye, ibikona bishaka kugukuramo ubugingo. Yigeze kubwira umwami Yehoshafati rimwe, aramubwira ngo igihe Yehoshafati yaragize ubwoba, sinzi abazi iyo nkuru. Yehoshafati yaratewe n'abami benshi n'ibihugu byinshi byamuteraniye, ari umwami wa Isirayeli. Arangije araterwa, agira ubwoba, arangije atakira uhoraho, abwira igihugu cyose ati mureke dutakira uhoraho, ko turabona ko iyi ntambara ntitwayishobora ubwacu. Arangije Imana iramubwira ati rero uzi ikintu ugiye gukora? Ndasaba ngo mwuka w'Imana nazi wawe abona hashira ikirenge, naza mu rugo rwawe abona hashira ikirenge. Haleluya, haleluya. Abona hashira ikirenge. Ndiho ndigisha kuri iyi numa iracyari mu isi, mwuka wera aracyari mu isi. Kavuga ati ibyo ni ibyaha by'iwanyu, karande zarakumaze. Ariko hariho abantu bababaye, they are mourning in Zion, bariho bararira muri Siyoni hagati. Aravuga ngo nzabasha guhanagura abarira, nicyo cyamuzanye Yesu ubundi. Ariko cyane cyane nzashira itegeko kuri bamwe baririra i Siyoni. Itegeko rirenze mwuka wera nirihe? Mwuka we yaraje aduhumurize, ajya abasha guhumuriza umuntu umaze imyaka 20 mu murimo, akamuhoza. Abarira i Siyoni barahari, bari kurira. Abantu mwicaranye ntabwo mubazi, abantu twicaranye hano ntabwo twabarondora ngo tubamenye. Ariko cyubahiro ni cyawe mwana wowe utuyahire hagati y'ibizima bihora biguye. Ese twabwira n'amajwi yacu byuba bicecetse, n'amajwi yacu gusa. Bimubwiye biturutse mu mutima wawe uti icyubahiro ni icyawe bihora mubwire kandi icyubahiro ni icyawe wowe tuyahirenge hejuru y'amajuru hagati y'ibizima bihora. Ese wamushima amagambo yawe, zamura ijwi ryawe umushime amagambo yawe, umuhe icyubahiro, umere nk'aba bakuru, mubwire uti icyubahiro cyose ni icyawe wowe tuyasumba ijuru. Wowe mwami w'abami, wowe Mana nyamana, c'est toi le véritable Dieu, le véritable Dieu. Wowe nyine ukwiriye icyubahiro, wowe nyine ukwiriye ishimwe, ibisigo n'ibisingizo byose byerekera iwawe, amashimwe n'icyubahiro byose ni ibyawe, kuko ntawe uduhwanye nawe. Mu icyubahiro, mu amashimwe, mu indirimbo, mucurangire, muvugirize impundu, muhaye amashi, icyubahiro cyose ni cye. Urakwiriye Mana, urakwiriye Yesu, urakwiriye Data, urakwiriye, 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 urakwiriye. Urakwiriye
gushimwa mubwire urakwiriye Hallelujah. Uyu mwami duhimbaza rero yigeze kubwira umwami Hoshafati rimwe, aramubwira ngo igihe Hoshafati yaragize ubwoba, sinzi abazi iyo nkuru. Hoshafati yaratewe n'abami benshi n'ibihugu byinshi byamuteraniye, ari umwami wa Isirayeli. Arangije araterwa agira ubwoba, arangije atakira uhoraho, abwira igihugu cyose ati mureke dutakira uhoraho, ko turabona ko iyi ntambara ntitwayishobora ubwacu. Arangije Imana iramubwira ati rero uzi ikintu ugiye gukora, ugiye gufata abacuranzi n'abaririmbyi, nurangiza ubashyire imbere y'ingabo. Ntufate intwaro za rutura, ntufate ingabo ngo baje dushyire imbere, ahubwo ufate abacuranzi n'abaririmbyi ubashyire imbere. Nimurangiza muhimbaze gusa. Batangiye, barangije bajya imbere, ingabo zijya inyuma. Iyo ni strategy itangaje ku hano hashobora kuba abantu bakoze igisirikare, iratangaje, ntinabaho, ntishoboka. Ariko Imana ifata ibiciye bugufi byoroheje ikabihindura iby'imbaraga. Barangije mu gihe bari guhimbaza, babanzi babo aho bakoraniye batangira gusubiranamo. Barangije bararwana, baricana, bose baramarana. Ingabo za Isirayeli ziragenda zigerayo, dusanga bashize, zifata iminyago ziritahira. Ikindi gihe Uhoraho abwira Yoshua ngo bwira abanyisirayeli bose, nimugera i Yeriko muzenguruke ku nshuro ya 7, muzenguruke 7, ubundi mwisakurize gusa. Icyo ni kimwe mu bimenyetso byo guhimbaza, shouts of joy. Musakuze, murangurure gusa, muvuze amakondera, mushyire hejuru Uhoraho. Barabikora, barangije inkike za Yeriko zirariduka. Hallelujah. Uwo mwami rero niwe turiho turahimbaza. Ababimenye, ijuru ryabimenye kera, kuko murabizi ko umuziki watangiriye mu ijuru. Nababwiye abana, nahoze mvuga abasaza, icyo cyanditse ngisomye cyarantangaje. Kiri mu byashyuwe ngo abamarayika bararimbaga baturuwera. Barangije harimo abakuru ngo bafata, ngo bakajya bikubita imbere, ngo bumbamye imbere y'Uhoraho, ngo bagakura amakamba yabo bakayajugunya imbere y'Uwiteka. Icyambere, abakuru bisobanuye
umuntu ufite ubunararibonye. Abantu bakuru muri twebwe hano, ikintu cya mbere baba bafite ni ubunararibonye, ni ubwenge bwinshi. Niyo mpamvu baca umugani ngo si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. ngo yaba urubyiruko rwari rufite ubwenge, mu yandi magambo yaba urubyiruko rwari rufite ubwenge nk'ubwo abasaza bafite. Ngo basaza nabo kubera ubunararibonye bafite, abasaza nabo yaba bari bafite ubunararibonye, yaba bafite imbaraga z'urubyiruko kubera ubunararibonye bafite. None abo basaza n'ubunararibonye bari bafite n'amakamba y'icyubahiro byerekana ko bari abantu b'abanyacyubahiro, ngo icyambere cyo bikubitaga imbere y'Uhoraho bubamye, barangiza bagakura ya makamba yabo bakayajugunya imbere y'Uhoraho nk'ikimenyetso cyo kuvuga ngo dufite ubunararibonye koko, turi bakuru, dufite n'amakamba y'icyubahiro, ariko byose imbere yawe ni wowe ukwiriye icyubahiro. Haleluya. Ndagira ngo turirimbe indirimbo use nk'uyambuye byose, ubwire Uwiteka uti ni wowe ukwiriye gushima. Amen. Ni wowe ukwiriye gushima, ni wowe ukwiriye icyubahiro cyose, niyo yonyine. Niyo kugoboka ahandi abandi aho ahabuze uwari wese wakugoboka, we aba ahari. Niwe ugufashe ukuboko usa nk'ureremba mu manga, usa nk'uri ahantu utafite aho ufata, ariko wagufashe ukuboko naho waba utabireba. Haleluya. Umva biturutse mu mutima, uzamura ibiganza byawe umubwire biturutse mu mutima wawe. Ubimubwire uko wumva wifuza kubimubwira. Umubwire uti wowe wenyine ukwiriye gushima. Ijuru barahimbaza, ijuru barahimbaza, no mwisi turaririmba. Icyubahiro, 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 icyubahiro w'Imana. Wanesheje Satani, wanesheje Satani.
turagushima kuramya guhimbaza mwami turagushimira ku byiza byose wadukoreye turagushimira kuri iyi minsi yose tubanye nawe turagushimira ko turaritse muri misi 21 Yesu abaho umugisha cyane Imana ibagire neza najya nsabe umusemuzi kubera urufunguzo ngiye kwigishaho rw'umwuka wera mbashaka ko ayo mateka magenda gutyo nyine cyangwa se bikihuta ndifuza no kubivuga buhoro buhoro kuko ari so sweet haleluya sinzi niba mwankundira bazabisemura bazakomeza tuzakomezanya nabo ku cyumweru cyangwa ejo ariko mbyigisha uyu munsi n'introduise gusa nkora urufunguzo wenda Yesu ashimwe Imana ihumugisha bene data bose Imana ihumugisha n'abadufasha Uwiteka abahumugisha nagira ngo mbakire mwese Imana ikomeze kubagira neza data se umwami wacu Yesu Kristo abanezeze abiteho abaho umunezero mu mutima shatse wanezerwa ugaseka ukanezerwa ukumva uguwe neza ayo mashi ntabwo akwiriye ni ukuri pe haleluya haleluya Imana ibaha umugisha data ntabarige ahubwo izina ryawe rishirwe hejuru mwami w'abami ndakwinginze aba bantu mbagaragara imbere kenshi ariko reka aya magambo kuko ari ayawe ajya bahembura nanjye fatanyije nabo ntitukayamenyere tujye twumva ubwiza bwawe tujye twumva mwami udusuye mu buryo budasanzwe dore twaje imbere yawe muri aya masengesho kuko mwami tuzi neza yuko iyo duciye bugufi tukaza kuri uyu mugezi wa ahava tuhavana inama zidasanzwe tuhavana n'icyerekezo tuhavana byinshi tugenda tuvana muri wowe ndakwinginze mwuka wera w'Imana ngwino komeza utuganirize komeza udufashe ngwino twigishe uko twabasha gusenga ngwino twigishe uko twabasha guhagarara muri iyi minsi bamwe imibiri ishobora kubirushe ariko turabizi ko imitima inezerewe kandi yiteguye kugira ngo ukomeze kumva ibiva ahera hawe ndasaba rero kugira ngo nanjye umpe imbaraga umpe ubuntu umpe gusobanukirwa kugira ngo mwami ibyo mbasha gutanga ntibibi byanjye gusa ahubwo n'ibyo umpaye mpabwe ubuntu bwo kubitanga ndagusaba ururimi rw'abigishijwe nk'uko ijambo ryari bitubwira muri Yesaya 50 ku murongo wa 4 ndakwifuza cyane haleluya turagukeneye mwuka wera turagukeneye itorero riragukeneye abashumba baragukeneye abakozi bawe baragukeneye abakristo turagukeneye turakwifuza mwuka wera ngwino ukomeze ubane natwe ngwino usobanura ibidasobanutse ngwino tube hafi ngwino dukomeze haleluya Holy Spirit erega iyo waje turabyumva kurusha kubivuga iyo uri kumwe natwe turabyumva turagukeneye we need you Holy Spirit wenda muri calmness ariko buri wese akumve ngwino utanga icyerekezo ku isi gowe ngwino uruhura imiryango ngwino uruhura abategereje amasezerano igihe kirekire baguye isari ubikore kubw'imbabazi zawe thank you Holy Spirit urakoze data mu izina rya Yesu amen nashakaga duhe Imana icyubahiro tuyishimire upepera umuntu uri hafi yawe umubwire ngo akira umunezero w'Imana umubwire ngo umunezero w'Imana nizo mbaraga zawe haleluya ego mana haleluya amen PS Imana ibaha umugisha cyane wa brother Aime UWIMANA Imana iguha umugisha mwamubonye umukozi w'Imana Aime haleluya reka haguruka abapepere Imana imuha umugisha PS Imana ibaha umugisha Imana iguha umugisha kubana natwe inshuti yacu itari ya vuba amina ugiye kuvuga rero abantu uyu mwanya amasaha yagenda Yesu ashimwe abakozi b'Imana mwese Imana ibaha umugisha mukomere Imana amashi kubw'abakozi b'Imana haleluya ndifuza ko tuganira ku rufunguzo rw'umwuka wera haleluya niyo mpamvu nashatse ko tubanza kuganira ku masengesho kugira ngo mubashe kumenya ibingibi tugiye kujyamo hariya muri Luka 11 ku murongo wa 13 haratubwira ate niba twebwe abantu reka ne kuvuga mwe reka nivuge ngo mwebwe abantu ba mignone mwe muri babi
mukaba muzi gusabira abana banyu, mukabasabira ibyiza, mukabaha ibyiza babibasabye. Ngo niki gituma noneho abantu, niki gituma nimusaba umwuka wera, mukamusaba data, mukamusaba Imana itazamubaha? Niba mwebwe muri babi ariko muzi gushakira utuntu twiza abana banyu, mukabamenya udukenewe, mukamenya ibintu bakeneye, mukabishaka, mukabibona, kandi muri babi, ni gute noneho usabye data umwuka wera? Bivuga ngo uyu mwuka wera ari riche, ntasanzwe. Amen. Ari special. Haleluya. Turamukeneye nk'itorero. Mutekereze, haleluya, uwo Yesu yivugiye. Aravuga mudapanga kujya kugira ibintu byose mukora. Hari byinshi mushaka kujya gukora. Yego murashaka kujya kuvuga ubutumwa. Yego murashaka kwaguka. Yego murashaka kuba abantu bahambaye. Yego mufite amasezerano. Yego muzajya hirya no hino. Ariko ntimuzapime kuva mu mugwa atabanje kuza. Oya, ntihazagira ikintu na kimwe mubasha gukora nk'itorero mutabanje kugira gute? Kumubona. Kuko ntacyo mwashobora, ntibikunda. Mwagenda ariko ntimwarangiza urugendo. Mwatangira inyubako ariko ntimwayirangiza. Mwajya mwivuga butumwa ariko ntimwabirangiza. Ariko uyu mugume mu murwa kugeza igihe muzahabwa imbaraga, kugeza igihe uwo mwuka wera, uwo mwuka data yasezeranyije azabasha kuza. Amen. Haleluya. Ba Mignone ntibazatangire ministries. Ntuzapime kujya gutangira women utamufite, ntibikunda. Ntuzayobore departement mu itorero utamufite, ntibikunda. Ntabwo ari igihamya ko umuntu wese wagiye mu mazi menshi yamuhawe. Ariko Bibiliya tubwira ngo ab'isi ntabwo bamuhawe. Iyi ni kado y'itorero. Iyi ni kado y'abizeye Yesu. Iyi ni kado y'abakunda umwami w'abami. Iyi ni kado y'abagendana na Kristo. Urambabara niba uri inshuti ye, umbabare we kumera nkaho uri endifera mu iteraniro, use nkaho kame mukangutse. Gira umuntu mwicaranye mubaze ngo ariko wowe bite? Haleluya. Urabite Bibiliya ngo ntimukazimye umwuka wera. Rero ngiye kumwigisha, umbabare ntutuzimirize, umbabare ntudukonjane muri literaniro. Turamukeneye. We need him. We need him. Ni ushobora kumagarika iminsi 21 nkagara imbere yanyu nkomeye, atari uko nari ibijumba ariko kubwe. Haleluya. Haleluya. Bwana sifiwe. Yesu ashimwe. Aho ngaho uzarebe ku matora 7 ibyahishuwe nimwandike. Ibyahishuwe 2 muragenda mubikurikira. Ibyahishuwe 2:7 haravuga ngo ufite ugutwi yumva icyo umwuka abwira itorero. Ibyahishuwe 2:11 ufite ugutwi yumva icyo umwuka abwira itorero. Ibyahishuwe 2:17 bagende babibandikira, ufite ugutwi yumva icyo umwuka abwira itorero. Ibyahishuwe 2:29 ufite ugutwi yumva icyo umwuka abwira itorero. Ibyahishuwe 3:16 ufite ugutwi kumva yumva icyo umwuka wera abwira amatorero. Ntabwo ari icyo umwuka abwira isi. Hariho message y'itorero. Hariho message y'abavutse ubwa kabiri. Hariho message y'abatangiye runo rugendo. Bumve icyo umwuka abwira amatorero. Niki gituma mushaka ko ibyo umwuka abwira amatorero bijya muri quartier, bijya kuri social media abantu batubaha Imana? Hari ibyo abwira itorero. Hari ibyo abwira itorero. Hari ibyo amenyesha amatorero. Hari ibyo amenyesha itorero rya Efeso, musubire mu rukundo rwanyu rwa mbere. Hari ibyo amenyesha itorero rya Philadelphia, ngo yo ngo wakinguye ntihagire ukinga, ufite urufunguzo rwa Dawidi mu ntoke. Hari ibyo abwira amatorero. Hari ibyo abwira amatorero. Haleluya. Haleluya. Hari ibyo abwira Simuruna. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Arababwira ati musa nk'abariho, ariko bamwe na bamwe atariko muri intumbi. Nubwo abantu bababona mugenda, ariko ntabwo muriho. Abantu barabareba bagasanga mufite ubwenge, ariko indani nta buzima. Nimwumve icyo umwuka abwira amatorero. Imana ishimwe. Ndashaka usuriza umuntu uri ruhande rwawe, umubwire ngo mwuka wera ni impano y'itorero. The Holy Spirit is a person but not a human being. N'umuntu ariko sucumura nkanjye nawe. He's a person. He's a person.
arababara, arishima. He can be sad. Ashobora kwishima, ashobora no kubabara. Mwuka wera w'Imana. Uyu nguyu ngo he will convict the world, azemeza ab'isi. Niwe uzabwira ab'isi iby'ibyaha. Nta muntu wakura umuntu mu byaha, ariko uyu nguyu aramwemeza. Nta n'umwe wabasha, umva niyo wakwera imbuto ugasasa ibitanda nk'uko babikwigishije, ugatekera umugabo wa inyama nziza, ariko mwuka wera ataje ngo amwemeze iby'ibyaha. Haleluya. Uti twahawe impano nziza nshuti, ndashaka usuriza umuntu uri iruhande rwawe, uturufunguzo rwa gatatu ni hatari. Ndasaba ngo akugenderere, ndasaba ngo mwuka wera asure, haleluya, agusure, akwibuke, agusubizemo imbaraga, yongera akora ibidasanzwe. Haleluya. Mwuka wera niko bamwe bamwita, abandi bamwita Roho Mutagatifu. Ni mutagatifu nyina rero. Roho Mtakatifu, Parakletos. Bwana asifiwe sana. Uwo twahawe impano nziza, udukomeza mu byago no mu makuba. Ahandi Yesu yamwise ngo the other comforter, umuhoza. Ushobora kumfasha ukavuga ngo amina. Muri Yohana 14, haleluya. Yohana 14:16 haravuga ngo I will pray. Niyo mpamvu twabanje urufunguzo rwo gusenga. Yesu aravuga ngo nzasenga. Ahandi mu zindi nibavuga ngo nzasaba. Haleluya. Nzakomanda, nzasaba data. Haleluya. I will pray the Father. Yesu ntabwo yagize uko aravuga ngo amere nk'aba baprofete b'iki gihe ngo namuguha yamukura he. Mbabare tuvuge ngo mina mukupa haleluya. Ariko kuko turi ambassador twamuhawe, tumusabira bera. Vuga ngo amina. Ariko vuga uti abakozi b'Imana barahari kumusaba, bakamusabira bera, nabo bakamwisabira. Amen. Haravuga ngo nzasaba data 14:16. And he shall give you another comforter. He's another comforter. Kuko Jesus Christ, he's the comforter. Bene data, Yesu ni uduha comfort, ni uduhumuriza. Hallelujah. Nzabohereza undi. I will pray the Father, he will give you another helper. Azabaha undi mufasha. Hari undi mwigeze ariko ntabwo yageze aho mukeneye. Hari abantu babakunze ko ntibageze ahagera. Abantu barabasuye mu biriyo bamara iminsi 7 barataha, ariko ntabwo batanze ihumure. Yesu yageze kwa Lazaro, ajyana muri famiye ya Mariya na Marita na Lazaro. Amaze kuhagera ngo asanga abayuda barateranye, ariko kuba abayuda bari bateranye babahumurije ntabwo byageze mu mutima imbere, ntabwo byabashije kubakiza igikomere cy'urupfu rwa musaza wabo. Ariko I will send you another helper. Muvugire ngo amena. Yego ndashaka ndabona kunezerewe, vuga haleluya. Ndashaka kumva haleluya abana b'Imana bavutse ubwa kabiri. Yes, ashimwe. Uziko yahageze ntuzakanga kugusohoka. Mariya wa undi wari ku birenge bye akanga gusohoka kujya banga ngo araho ngaho ngo okay yarakaye gikomere. Yibutse ibirenge bye yagiye igihe kinini. Ataca bana baba ni hatari. Ba Marita niwe wagerageje umwe w'ibiryo, nimukajije abantu, nimugakira abantu imanza ubona umunyamubiri, niwe wagerageje kurusha Mariya. Burya bakunze Yesu cyane past iyo bakomeretse. Iyo bakomeretse barusha abanyamubiri. Amen. Hanyuma Yesu ageze baramubwira ngo shango iyo ubimenya ngo wega ngo urabona ngo mugira muzagenda gutya na gutya. Kuri wa muzuko wa cyagihe igihe abera nta kibazo, ariko Yesu yari abereka ko ashobora kubikora. Mwuka wera aje kugufasha, aje kumfasha. Ndamukeneye cyane. Twaramuhawe, ntabwo turababwira uwo tudafite, twaramuhawe. Aravuga ati another comforter. Abantu bajya batanduka, bajya batamenya guhuza encourager na comforter. People can encourage you, abantu bakwankuraja, ariko ntabwo bagucomfortinga.
njya numva abakobwa bavuga ngo uriya muhungu ampa comfort ntayo. Niyo mpamvu utangira ari affection ikarangira muri infection. Ariko he can encourage you, aguteyemo inkunga. Ni Barnabas, Amina, Barnabas yabaye umuhumuriza. Bibiri ivuga ngo fils d'encouragement kuri Paulo, arjyana nawe aramuhumuriza, le fils d'encouragement, son of encouragement. Baragendana, ariko bigeze imbere Barnabas aramusezera. Barnabas bajya baduhumuriza amezi imyaka, ariko igihe kigera ko bati you know what, go your way, nanjye ndasubira handi. Yari encourager, ariko comforter, umuhoza, udukomeza, helper, umufasha. N'igihe abantu bakase, n'igihe ba Barnabas baturetse, aravuga ngo nzabana nawe, nzagukomeza, nzakuba hafi. Araza akakuvura igikomere cy'igihe kirekire akakigukiza. Niyo mpamvu muri Yesaya 61 haravuga abarira b'uburyo bubiri, those who mourn in general and those who mourn in Zion. Hariho abarira muri rusange, Yesaya 61 kabiri no kuri gatatu hakavuga abarira b'i Siyoni. Abo n'abakijijwe bagera mu rusengero baza mu nzu y'Imana, ariko bafite ibintu bibariza. Hari abapfakazi bari kurira, hari abana b'imfubyi bari kurira, hari abari mu mago bari kurira. Haleluya. Hari n'abo abashumba batabasha kumva, kavuga ati ibyo ni ibyaha by'iwanyu karande zarakumaze. Ariko hariho abantu bababaye, they are mourning in Zion, bariho bararira muri Siyoni hagati. Aravuga ngo nzabasha guhanagura abarira, nicyo cyamuzanye Yesu bundi. Ariko cyane cyane nzashira itegeko kuri bamwe baririra i Siyoni. Itegeko rirenze Mwuka Wera nirihe? Mwuka we yaraje aduhumurize, ajya abasha guhumuriza umuntu umaze imyaka 20 mu murimo, akamuhoza. Abarira i Siyoni barahari bari kurira. Abantu mwicaranye ntabwo mubazi, abantu twicaranye hano ntabwo twabarondora ngo tubamenye, ariko Mwuka Wera abasha kuturondorera, akamenya buri muntu wese ikintu akeneye. Iyi 21 jours abantu bafite ibyifuzo bitandukanye, ariko Mwuka Wera yabisubiriza icyarimwe. Mvugira ngo haleluya. Ndashaka urebe umuntu uri ruhande rwawe uti Mungu ni wa bien. Haleluya. Yes ashimwe, yes ashimwe. Yaje kwa appointment gushiraho those who mourn in Zion. Kakanda ndagakunda we, ndagakunda cyane, ndagakunda. Haleluya. Ngo yaje ngo ku icyambere, haleluya, ngo to give them beautiful ashes. Mwuka Wera iyo yaje akuraho ibyondo, agakuraho ibitaka, akaguha ubwiza, akagushiraho ubwiza, akakubwira ngo mwana wanjye uri mwiza. Abantu barakubwiye ngo ufite ikirenge gitambamye, Mwuka Wera ati nta kirenge cyiza nk'icyawe. Abantu barakubwiye ngo ntabyo wageraho, Mwuka Wera akaza akaguhumuriza. Abantu barakubwiye ngo uri mugufi, ngo niyo mpamvu utarongorwa, Mwuka Wera ati uri muremure mwana wanjye, naguteretsemo ibintu bidasanzwe. Haleluya. Mwuka Wera niyo wahumuriza abantu bafite itara ryazimye, imiryango yararangiye, nta nyina wabo nta se wabo, kandi aracyabyara. Uko abyaye abandi bagahembwa, yibuka ko adahembwa. Ninde wahumuriza uwo muntu uretse kwakira agakiza, akakira n'Umwuka Wera? Mwuka Wera arahumuriza, Mwuka Wera arahumuriza, Mwuka Wera araterura, Mwuka Wera araduhetse. Ninde wari guhumuriza Mariya nyina wa Yesu, umukobwa w'isugi? Muri community ivuga, muri community irimo amagambo, urugambo. Bibiliya iravuga ngo mba nararabye ntaza kwiringira Imana muri isi y'abazima. Isi y'abazima n'abantu bareba, mujya mubisoma neza. Ngomba yo ntizera Imana muri isi y'abazima, mba nararabye. Ari amagambo ya Dawidi, se yo gukina, ntabwo ari yo gukina. Mba nararabye nkuko muri kundeba, ndabizi ko ndavuga ijambo, ariko arusha kureba ikirato kirahengamye. Amaso isi y'abazima irareba, ariko ngo mba nararabye yo ntizera Imana muri isi y'abazima. Abantu bakurunguruka bakamenya ko mudaherutse gucana, abantu bakurunguruka bakamenya ko imyaka yakujyanye, niyo wayihisha. Hari ababonye pasiporo yawe, amen. Vuga ngo niyo wahisha imyaka, hari ababonye pasiporo. Ko mutavuga haleluya? Ngo abantu bagira amatiku ngo bamenye ko mfite ihe myaka, barabibonye. Uca ku karere, uca ku murenge, harabo muhura, iyo uruzuza ibipapuro, imyaka barayibonye ku airport ubucayo buri kanya. Semeni uti barayibonye, basi tufanyaye.
kandi ubwo babonye iyo wagabanyije kuko urumva twese kwera ubuhunzi hariyo twagiye dukuraho niyo twongeyeho ariko abongeyeho nibo bakeya urumva kwera impamvu z'ubuhunzi. Amina. Bacane hano batange hano. Turasaba bene data bakabyibutse. Yesu ashimwe. Semeni amena. Mumvugire ngo haleluya. Hariya murahashaka iki mu ndebe? Ndasuhuje abari kure bose, Imana ibahe umugisha. To give them beautiful ashes. Icya kabiri ngo the oil of joy, amavuta y'umunezero. Reka mbabwire, nubona uvuga ngo ufite umwuka wera ugahora uri umurakare, niba warakiriwe umukara, sinzi uwo wakiriwe uwo ari we. Bene da, umwuka wera atanga ibyishimo, umwuka wera atanga umunezero. Njya mbona abarokore, reka aguha umunezero mu butayu. Yego, aguha umunezero mu butayu, aguha ibyishimo mu butayu, ukumva ubutayu bubaye bw'igihe gito. Barebe n'abandi bataza, nabonye hari n'ahandi hatandukanye, bagerageze barwane no ku bandi. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, haleluya. Mvuga ngo amena cyane. Urifuza amavuta y'umunezero, ubu se urumva, haleluya, urumva utawukeneye kweri umunezero, the oil of joy for mourning. Mvuga ngo mu cyimbo cyo gupfusha, mu cyimbo cy'ibyo bintu byose nzabaha amavuta. Hari abantu bagira ngo abantu bakeneye ibintu bifatitse, nubwo ibyo bintu bikenewe, ariko hari ikindi kintu ibintu bifatitse bitaguha. Nukuri umunezero ntabwo wawugura muri supermarket. Niyo mpamvu umukozi w'Imana Mose niba yaributse ibikomere bye, yarabyibutse ari muri Zaburi ya 90 kuri 15, niba yaributse ukuntu yaguye mu mazi nyina akamudodera agakapo ku myaka 3, abandi bana ku myaka 20 nibwo bava iwabo, nabwo bagenda turira bagiye muri za boarding school. Ariko Mose ku mezi 3 nyina amaze kumudodera agakapo, aramuta mushira muri riva, nta kundi ari kujya batawubwira ngo umwana wanjye apfe, nabonye ko ari unakapfa nahangaha, reka mudodera agakapo mushire muri mute mushiremo, ariko amudodera agakapo. Urumva abandi bose bagwa muri riva Nile, ariko Mose arahatabarwa. Umukobwa wa Farawo amukuramo, amaze kumukuramo niwe wamwise izina, amwita Mose ngo kuko yakuwe mu mazi. Kuko yakuwe mu mazi, nawe ufite amazi wakuwemo. Uyu munsi ndashaka tuganira ijambo. Nawe ufite ahantu wavuye, noneho akurwa mu mazi. Mose niba yarabyibutse ibyo byose, yibuka amakuru, aturagurwa n'umukobwa wa Farawo, baramujyana kwa Farawo mu nzu. Yego yonswa na nyina, ariko arigishwa n'umuryango wa Farawo. Abaho hantu ibyo bikomere byo kuva ku mezi 3. Ibuka ibikomere byose by'urugendo rwa Mose. Ntabwo ngiye kubyigisha uyu mwanya, ariko igihe kimwe ari gusenga, Zaburi ya 90 ni isengesho rikomeye rya Mose. Aravuga ngo haleluya, ngo arangije aravuga ngo unyishimishe, the oil of joy. Aravuga ati oya unyishimishe, ntiyavuze ngo unyishimishe amakamyo, yaravuze ngo unyishimishe ibyishimo. Nshuti, your marriage urimo, you need joy. Aho hantu ukora ukeneye umunezero, mu rusengero ukeneye umunezero. Ntabwo ukeneye position muri church, ntabwo ukeneye intebe y'imbere mu rusengero, ukeneye umunezero mu rusengero. Bene data, reka mbabwire, iyo ndiho ndigisha kuri mwuka wera, ubundi simbikunda ngo mwigishe tumeze gutya. Oya, mukunda ku karago, nkamukunda abantu begeranye, nta covid ihari, ukagenda ushira ibiganza no kubana. Nta kundi nabigira. Yesu ashimwe cyane. Amavuta y'umunezero, utwishimisha ibyishimo. Arangije aravuga ngo bingana, ntubigabanye. Ufate umwunzane, ushire ku munzane, urebe umubabaro nagize kuva mu buto bwanjye, urebe umubabaro wo kwandura sida utarasambanye. Ese muzi abantu banduye sida batarasambanye? Umubabaro, ukaba victime, ukavuka mu bana 7, wowe ukavamo ari we wanduye, abandi ari bazima. Ukibaza ninde wakiza umubabaro nk'uwo? Arangije avuga ati reka da, ntubikinishe Mana, utwishimisha ibyishimo. Kuko ngewe niyo wandaza mu nzu ya etaje ntabwo nakwishima, niyo wandaza ukantwara mu modoka, ukantwara muri vewe utitewe ubwoba, sinakwishima. Ariko ndagusabye ibyishimo. Uti I need a comforter. Ndagusaba ibyishimo. Ibyishimo. Uzi guhohoterwa ku myaka 5,
ugahohoterwa na so wanyu, ninde waguha ibyishimo? Twishimisha ibyishimo bishire ku munzani bingana nk'iminsi twaboneyemo ibyago. Oya, iminsi twaboneyemo amakuba n'imyaka twaboneyemo ibyago ubihuze. Sinzi ukuntu ubigenza ariko wiyaranje. Ibyo ni isengesho rya Mose. Bene data, Mwuka Wera nibyo byishimo byacu. Sinzi niba ari umuntu wambabara akavuga ngo amen. Mwuka Wera nibyo byishimo byacu. Hagati tuvuga ngo the garment of praise, umwambaro wo guhimbaza. For the spirit of heaviness. Abantu ntabwo bari kubyumva. Hari spirit of heaviness. Hari umwuka uremereye abantu, kandi umuntu aragenda kumva afite ibintu bimutsikamiye biri heavy, ariko Mwuka Wera ajyaza agakuraho ikintu. Jewe nigeze kuba ndiho ndaramya Imana. Haleluya. Ngiye kubona mbona umugabo araje, turaramya n'indirimbo twaririmbaga ndayibuka. Mu Giswahili ivuga ngo anaweza yote, anaweza yote, anaweza yote, hajashindwa, hajashindwa. Noneho abandi baro bararira, nanjye ndi mu mwuka. Ngiye kubona mbona umuntu w'umugabo ahagaze imbere yanjye. Kuba mu mwuka ni byiza. Araza afata kunda yanjye, arapasura. Mbona ibintu bimeze nka kuri bipurizo, ubupurizo butoya. Iyo igipurizo cyapasutse, hanyuma kera turi bato ukuntu twajya dufata tukabupuriza buto buto bw'ubupurizo. Noneho mbona uburu bumeze nk'ubwo, bumeze nk'ubu ampule mu nda yanjye, bugeze nko kuri 4. Hanyuma wa mugabo arambaga, turahimbaza. Amaze kumbaga akuramwo bwa buntu bumeze nk'ubu ampule buri mu nda, ubwo n'ububyimba. Arahoza, amaze kuhoza arongera arampuza, arahafunga. Ndakomeza ndaramya, aragenda. Ndashakisha ndabura, nsanga yankoreye operation ndo ndiririmbira. Uwiteka kwambika umwambaro wo guhimbaza Imana. Mwambabare mukavuga ngo umwambaro wo guhimbaza Imana. Haleluya. Bijya bimbabaza iyo mbona abantu bavuga ngo guhimbaza ni dessert. Guhimbaza ni ikintu kiri main. Ukubita umuziki gutyo ukumva imbaraga z'Imana, ikibyimba kigasohoka. Imbaraga z'Imana, ikibyimba cyo mu mutima kigasohoka. Narababwiye ukuntu nagize agahinda. Mfusha umuvandimwe wanjye tutanabanye, ariko ndamupfusha umuvandimwe w'amaraso. Hanyuma hano hari 7 days. Ndi mu rugo mwe mwibereye mu muziki. Ntari kuza. Ariko umuziki mwarimo nanjye ungeraho. Ndi mu rugo numvaga mfite agahinda. Niba ndabari bagira agahinda, uwumva agahinda, agahinda utakigwa bega agahinda ko gupfusha beneda. Nibajije niba nshobora kubabazwa n'umuntu tutabanye igihe nabonye gake. Umuntu yababara gute ku muntu bahoranye, babanye igihe cyose, abantu barababaye. Noneho ngiye kumva numva indirimbije ivuga ngo mwama tanzi, nabibabwiye, tanzi humure mu mitima yabizeye, mu mitima ikomeretsa aravuze, atanzihu. Iryo jambo gusa ngo atanzihu, ye baba cyavuyemo. Nabugingo n'ubu ntabwo nongeye kugira agahinda. Azatwambika umwambaro w'ibyishimo, umwambaro wo guhimbaza Imana. Noneho ikintu kikuriho kiremereye ugishakishe ukibure. Nari mvuze ngo ikikuremereye uzakibura. Basi mfasha guhanura umuntu w'iruhande rwawe uti uzakibura. Uzagisha kukibure. Ibi birenze gusa indirimbo turirimba. Ni igihe Mwuka Wera guha indirimbo mu mutima, akaguha indirimbo yitwa byishimo, ugasigara wumva nubwo muri murarya lenga ufite ibyishimo, nubwo mufite ibirarane byinshi. Haleluya. Yesu ashimwe. Hari akantu ushaka kubabwira torero, murambara mbaganiriza ndonde introduce urufunguzo. Kuko inyigisho za Mwuka Wera hano tuzigisha kuva kuri Pasika kugera kuri Pentecote. Ndi mu bantu bajya bigisha izi nyigisho. Ariko ndashaka kugira ngo tuganire kuri urufunguzo, mumenye ko mu gukanguka ari urufunguzo rw'ingenzi. Gusa rw'ingenzi. Reka mbabwire, mwari muzi ko Yorodani Yosuwa yayisanze akayisiga n'abandi bakagenda n'ubu ikaba igihari. Gira umuntu umbwirira ngo Yorodani izaguma ihari. Nubwo ugiye gukomera ukaguka, Yorodani izaguma. Yorodani ni ibibazo by'isi, ni ibintu bikuremereye. Elisa yakurikiye umugabo witwa Mose,
aramukurikira, amaze kumukurikira amutambutsa, amuha lift. Hari abantu bafite amavuta atanga lift. Eliya aha lift Elisa. Burya dufite ba Elisa batambutse kuri Yorodani bajya ngo nibo bahatambutse, ari umwitero wa Eliya. Akasigara avuga ngo ikinara kinesheje, ntacyo wanesheje, burya n'umwitero wa Eliya wagutambukije hariya hantu. Noneho umva nkubwire, bahatambutse yari ihari, umugabo bari kumwe amureba gutya aramubwira ati kugira ngo ndebe uyu mwitero usigarane ntabwo wapfa kubona izi mpano inshuro ebyiri, ntabwo byakunda, biragusaba gukanura muri serwakira. Gukanura muri serwakira ni umuyaga urenze urimo ibiti, kandi ibyo biti byakubita amaso akavamo, ugomba kuwukanura mu Mana ya Isirayeli, ukawukanuramo iyi si irimo imiyaga, irimo za serwakira, kandi Imana ikakubwira ngo mwana wanjye kanura. Mana, ndakanura gute umuyaga wateye, amaso yanjye ndashaka kuyarengera, atariko kugira ngo ubone umwitero biragusaba gukanura. Ariko umugabo agiye, Mana we, kuko uriya mutipe yabaye maso, uriya mugabo agenda yasigaranye umwitero, arawusigarana. Iyo atawusigarana, ahantu yanyuze Yorodani yongeye irifunga, byasabye ko umwitero yongera akagira gute? Ni bande bambabarira bakanyumva? Yarakubise gutya bahanyura. Noneho ubundi igihe nibazaga ko asubira inyuma Eliya yagiye atari bukubite, ko byasabye ko kubita. Hari ahantu winjiye ariko kugira ngo uzahasohoke naho haragomba urundi rufunguzo, haragomba password, kandi password itorero rifite ni Mwuka Wera, niwe uzatwigisha byose. Ariko wambaye ukamubwira uti uti Mwuka Wera azakwigisha byose. Hari ahantu uzatambuka abandi batambuka, uzambuka ibitambukwa, ndonda guhanurira uyu mwaka Imana izagutambutsa ibitambutswa, uzabona uririye aho abandi bapfiriye, ujya wibaza ngo bizagenda gute. Bibiliya ngo bamwe bazagwa iburyo abandi bagwe ibumoso, ariko uzajya ubire bute, ariko Mana naho urahandengeye azahagutambutsa. Niyo password dufite nk'itorero, niyo password dufite nk'abana b'Imana. Mumbabarire Mwuka Wera tumukomera amashi. Haleluya, Yesu ashimwe. Hari abantu bajya baza kundeba bakambwira ngo Apostle, nzuzura Umwuka Wera gute? Barahari, kandi nibisanzwe abashumba benshi dukunze kubibazwa. Akambwira ati ndashaka kuwuzura. Yenjya mbabwira icyambere, ntabwo ari favere ndi buguhi, kuko uyu twaramusezeranyijwe na Data. Ni ibintu biri for free, ariko mwambabare tukaganira ku itorero. Nyagira umuntu uzakubesha ngo ugomba gutanga igitambo ngo umuhabwe. Nta gitambo batanga ngo babone Mwuka Wera. Reka da. Igitambo utanga n'ikirengera ubuzima bwawe kugira ngo urengere umuryango wawe, kugira ngo mube amahoro. Ariko guhabwa Mwuka Wera ni isezerano. Ni bande babizi ko ari isezerano? Ni isezerano. Ni isezerano. Yaramudusezeranyije. Bega diri ikomeye. Aravuga ati I will send you another comforter. Nzabohereza azaza, ariko nzasaba Data. Ni kuvuga ngo kugira ngo umubone biragusaba gusenga no kumusaba. Rero abakristo benshi bamaze kuvuka ubwa kabiri, kuko ari abanebwe bajya bareka kutamusaba, kuko uramufite ariko agomba no gusenderezwa muri wowe. Tukagira rero ikindi kibazo cy'abantu bamurebera muri power bakamenya ngo nibwo ahari. Aka kantu ndashaka kugakosora. Ajya aba muri power ariko aba no mu buyobozi. Dufite abantu benshi bamubonye mu mbaraga, ariko kuko atabayoboye baguye mu byaha. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umuhanuzi ukomeye aguye mu rugo rutari rwo, ukabona umuhanuzi usizwe ahuye n'umuntu kuko yagiye mu mbaraga, ariko ntabwo yasabye Umwuka Wera ngo amuyobore. Ahubwo iyo agiye muri presence y'Imana ajya gushakisha uburyo Imana yemeza ibyo yemeje. Dufite abantu benshi bajya gushakisha ku Mana. Mana, urabona uyu munsi iyi nzu ndashaka kuyigura, byemeze Mana, byemeze Mana. Oya, iyo tugiye imbere y'Imana ntabwo Bibiliya ngo abayoborwa n'Umwuka Wera mu Baroma nibo bana b'Imana. Abaroma 8. Ni kuvuga ngo ntabwo jewe njya kubwira Imana ngo iyi nzu nayifashe, njya kuyibaza ngo Mana iyi nzu wayemeye. Ntabwo njya kwemeza Imana inzu. Murambabarira mukomere Imana amashi. Ntabwo njya amen. Ese Mana uru rugendo ndukore? Dawidi yabajije Imana, ese mbakurikire?
mwibaze umwami muzima bamutwariye abagore, batwaye ibintu byose byo mu rugo rwe, batwaye abaturage, batwaye abantu bose. Avuye mu rugamba rukomeye cyane, avuye gukorera Imana mu bundi buryo, ariko agarutse asanga batwaye ibintu byose. Ari jyewe nawe twari kwiruka, ndabakurikira barabesha, ndabafata barabesha. Siko ari kuvuga? Mumbare tuvuga ukuri. Cyangwa wenda uri umunyamwuka cyane. Haleluya. Siko wabigenza? Buretse mbereke kwanza ugatuhamagara mukuru wawe w'umupolisi. Siko bimeze? Tubemeze turabaca amatwi iri joro barareba. Yesu we, kandi uri umurokore ngo wavutse ubwa kangahe? Ariko umuntu uyoborwa n'umwuka wera niwe mwana w'Imana. Nivuga ngo umwuka wera aratuyobora, ntitumuyobora. Aratuyobora, ntitumuyobora. Aratuyobora. Ntabwo ari ukwiyumvamo amavuta biguhita biguhesha gutangira church. Agomba kukuyobora. Ntabwo power ivuga ngo starting a church. Oya mureke nimbivuge. Ntabwo kuba wumva ufite amafaranga mu mujyi ngo none ngo ikintu kibuze ni madamu gusa. Ntabwo ari byo bivuga gutyo. Ugisha Imana inama. Ntabwo kuba mu rusengero rwa abantu basengeramo bose bari gukora ubukwe ugomba kuvuga ngo nanjye nakere wanza ari next week. No! Ugisha Imana inama, umwuka wera akakugira inama. Mumvugire ngo haleluya. Ndashaka kumva haleluya hano. Haleluya. Agiye kugukuraho heaviness, agiye kugukuraho ibikuremereye bitandukanye. Baramusaba ariko twaramusezeranyije. Ni nk'uko umuntu yakubwira ati nakwishuriye school fees ariko jya kuri banki ufate bordero. Ariko abakristo bananiwe kujya gufata bordero, barishuriwe. Ubu nzajya kuri Eco Bank nte kandi umuntu yakwishuriye. Ijuru ryaratwishuriye. Oya mbarugiye umuntu umbwira ngo yarabirangije, mwuka wera waramusezeranyijwe. Niba akakwirateho waramuhawe, waramusezeranyijwe. Amen. Niyo mpamvu navuze muri Luka 11, mureke tuhasome tutahihuta. Yesu ashimwe. Muri gufashwa turagendana. Urufunguzo uri kurwumva neza. Malaki nako Luka 11:13, Luka 11:13. Aravuga ngo none se ko muzi guha abana banyu byiza kandi muri babi, ariko wowe uri mwiza. So mu ijuru ntazarushaho rwose guha umwuka wera abamumusabye. Mwumvise ko data azamuha abamumusabye. Uyu munsi musabye, musabe tumwuka wera, ndagukeneye unkangure, ndakwifuza mwuka wera. Ndakwifuza. Mfite ijambo uyu munsi ku mwuka wera rwose. Rivuga ngo inuma iracyari mu isi. Inuma iracyari mu isi. Ndashaka undebera umuntu uri hafi umurebe uturaho uti inuma iracyari mu isi. Icyampa ukabasha kumva aya magambo. Inuma iracyari mu isi. Umuhumuriza aracyari mu isi. Kamfata aracyari mu isi. Uduhoza aracyari mu isi. Ugendana natwe musubiremo cyane, ndashaka mugende mubivuga nubwo mutabibwira, mutaracyari mu isi. Uhumuriza abapfakazi, ukomeza itorero, uduma twihana ibyaha. Haleluya. Uzaturinda muri COVID, mubivuge cyane. Ese uranezerewe ko agihari? Haleluya. Ndashimira Imana ko akiri mu isi. Haleluya. Mureke dusome ijambo ry'Imana Itangira 8:12. Itangira 8:12 turagerageza kugira ngo tuze gusenga, kandi ndashimira Imana ko turi no muri wirira. Haleluya. Asiba iminsi 7 yohereza ya numa ntiyasubira kumugarukaho. Yohereza ya numa ntiyasubira kumugarukaho, kugira ngo wowe udakunda gusoma Bibiliya uze kumva ibi bintu neza. Uhere ku murongo wa 6. Ni iminsi 40 ishize umugabo w'Imana witwa Nowa akingura idirisha. Haleluya. Ndashimira Imana ko hari idirisha rikingutse. Haleluya. Ndetse n'imiryango iri hafi gukinguka. Hari akamenyetso Imana iguha ikakwereka ko ikwitayeho. Amen. Nuko akingura idirisha ryo mu nkuge yabajije. Ntabwo ari inkuge yatiye, niyo yibarije.
hanyuma yohereza igikona kirajarajara kugeza aho amazi yakamiye mu isi. Igikona kiragenda kirajarajara. Muri iyi si nubwo hari inuma haracyariho n'ibikona, kandi igikona ni umukara n'umweru. Yesu ashimwe, haleluya. Ariko umwuka wera, impamvu yitwa umwuka wera nuko yera, akaba mu mitima yera, akagendana n'abera, haleluya. Ariko n'ibikona birahari, biriho birajarajara muri iyi si. Ibikona byanduye, ibikona bishaka kugukuramo ubugingo, ibikona bishaka kugira ngo uzisange utagikunda Yesu, ibikona bitwangiriza ubugingo. Umuririmbyi yaravuze ngo kuturinda waraturinze kugira batatwangiriza, ngo itorero wararirinze Mana ikomeye kugira ngo abadayimoni bataryangiriza ubugingo. Mana ikomeye kugira ngo n'ibikona bitatwangiriza. Ibikona biri hanze birajarajara, kuturinda waraturinze Mana ikomeye kugira ngo abadayimoni batatwangiriza ubugingo. Ese hari ikibazo ukomye amashyi nk'umuntu uri mu cyumba cy'amasengesho? Hari ikibazo? Basi nk'umuntu uri urarimba chorus, apana mu rusi nko kokaragwa iwawe imbere y'igitanda, ujye usengutera. Ese ujye usenga utiri wenyine kugira ngo abadayimoni batatwangiriza ubugingo. Kuturinda waraturinze Mana ikomeye kugira ngo abadayimoni batatwangiriza ubugingo. Uri Imana pe, uri Imana pe, uri Imana y'amahoro. Ngo uri Imana pe, uri Imana pe, haleluya. Ntujya uhinduka, ngo uri Imana pe, ese ko mfite mikoro ntayikomera, mumfashe basi muyakome. Bari uyakome nka ukomye na ya Aposo. Uri Imana pe, uri Imana pe, haleluya. Abinyuma bajene uri Imana pe, uri Imana pe, uri Imana y'amahoro. Ntujya uhinduka yewe, haleluya, mahoro. Ngo uri Imana pe, uri Imana pe, y'amahoro. Papa ni utwara abatware, papa ni uvuga byose, papa ni utwara abatware, papa ni utwara abatware, papa ni ushobora ibikona. Haleluya, haleluya. Yesu we, icyama nkumva haleluya abanyamwuka muri iteraniro niyo baba barindwi basi. Haleluya, haleluya. Yewe, igikona kiragenda kirajarajara. Kimaze kujarajara amazi, haleluya, ngo aho amazi yakamiye mu isi kirahagera. Ku murongo w'8 ngo maze yohereza inuma kugira ngo amenye ko amazi agabanutse ku isi. Ubwo ni ubwa mbere Nowa yohereza inuma. Ubwa kabiri ku murongo w'9 arongera, haleluya, ngo maze ntiyabona ahishinga ikirenge cyayo. Yarayohereje ubwa kabiri, igeze mu isi ibura aho yohereza ikirenge cyayo. Ndasaba ngo mwuka w'Imana nazi wawe abona hashira ikirenge, naza mu rugo rwawe abona hashira ikirenge. Haleluya, haleluya, abona hashira ikirenge. Ndiho ndigisha kuri iyi numa, iracyari mu isi, mwuka wera aracyari mu isi. Amen. Ibura hishira ikirenge, irangije iragaruka yo kabyara. Very, namuvuga gute mwuka wera? Very gentle. So good. Sweetheart. Darling.
niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo icyo wampaye kimwe rukumbi. Mu zindi ndimi aravuga ngo my darling, hallelujah, my sweetheart, my comforter, my helper, rebo sataraba. Abona hashinga ikirenge. Reka nazi wawe hatinde. Reka naza muri iyo business yawe ayitindemo. Reka naze muri ayo mavuta hatinde. Reka kuyobore we kuyobora. Azakujyane, azakugezeho. Wihubukana n'ibihubutse, wijyana n'ibigiye byose. Reka shinga ikirenge mu byawe. Ku nshuro ya kabiri Nowa arayituma, igikona ngo kiriho kirajarajara nta nubwo cyagarutse. Haleluya. Ariko abonye ntaho gushinga, bivuga ngo Nowa nta yindi revelation, ntabwo yagiye mu masengesho ngo avuge ngo Mana ngo mpishurira ngo mu izina rya Yesu ngo se bimeze bite ngo hariya ngo kwisi ngo se amazi yakamye. Oya, yatumye umwuka, yatumye inuma irasohoka. Inuma imaze gusohoka iragenda irabyitegereza, isanga ntibiramera neza. Mwuka wera azajya kubwira igihe cyawe, mwuka wera azajya kumenyesha igihe cyawe cyo gutabarwa. Mwuka wera azamenyesha itorero kwiyeza. Haleluya. Azaza tubwire ngo maranata, azaza tubwire ngo umwami araje vuba, azaza tubwire ngo nimwiyeze, azaza tubwire ngo abera abere, abandure, azaza bitubwire. Ntabwo wacyurwa, haleluya, utari wo kurimbuka ataguteguye. Haleluya. Se hari abarokore bamvugira ngo amena. Haleluya. Jya akakubwira ati mwana wanjye iriya nzira ntuyicemo. Muri Yesaya 30:21 ngo uzumva ijwi rituje, ngo iryo jwi rizaguturuka inyuma. Iryo ni ijwi ry'umwuka wera, rizabana nawe muri iyi si irimo amazi. Hari amazi ari aha hanze, hari amazi yitwa indwara, hari amazi yitwa ubukene, hari amazi yitwa kwangwa, hari amazi yitwa kurengana. Abantu bakakurengana ntacyo wabatwaye, abantu bakakugambana ntacyo wabatwaye. Ayo yose ni amazi ari mu isi atarakama. Ariko ngo hagere arebye uko bimeze, ajya gutanga ripoti, asubirayo aratumwa, ntajya agenda atatumwe. Haleluya. Ntajya agenda atatumwe. Aramubwira ati ongera usubireyo. Arasubirayo nanone, asubiyeyo abura hashinga ikirenge. Ariko icyo gihe afata ikibabi cy'umunzenze, ikibabi cy'umunzenze ni sembole y'amahoro. Ikibabi cy'umunzenze ni sembole y'amahoro. Niyo mpamvu Yesu yaratubwiye ngo ndagiye ariko mbasigiye amahoro. Haleluya. Ariko amahoro mbasigiye ari parfait, ni amahoro yera, ni amahoro adasanzwe, ni amahoro atarimo utuntu tutunyanga. Ntabwo ari amahoro nk'ayabisi batanga, ahubwo ayo mahoro niyo mbasigiye. Mutinye ko Yesu atadusigiye sheke y'amafaranga, ariko yadusigiye sheke y'amahoro, yadusigiye sheke y'amahoro. Hari abana b'Imana bambabara bagakomera Imana amashi. Haleluya. Ngo ayo mahoro meza, ngo ayo mahoro atunganye, ngo n'inka nyinshi ntizitanga amahoro, n'amafaranga ntiyaguha amahoro, abana ntibaguha amahoro, urusengero ntigwaguha amahoro, gushumba benshi ntibyaguha amahoro, kwambara neza ntibyaguha amahoro, gukundwa n'abantu ntibyaguha amahoro, ngo umugabo mwiza ntiyaguha amahoro, ngo n'ubututsi ntibwaguha amahoro, ngo ubwoko bwawe ntibwaguha amahoro, no kwiga cyane ntibyaguha amahoro. Haleluya. Haleluya. Ndashaka ahantu uruvuge ngo inuma iracyari mu isi. Yesu we elekisetele boshendeleke elebositereba. Ekesendelia mashatoro bosotoriaba, erebosendelia mashiteria masetele boshotoriama, ekele elebosendelia mashiteria masandorobo. Iraza izizanye ikibabi cy'umunzenze, kibabi cy'umunzenze kivuye ku giti. Ni kuvuga ngo ibiti byari byatangiye kugira ubuzima.
Haleluya. Abantu babaye hanze muri winter barabizi ukuntu winter biba bimeze nabi. Ubundi kuzuba nibwo ibiti bitangira kugira ubuzima muri Europe cyangwa se muri Amerika. Haleluya. Muri summer. Ariko iyo haje winter hakaza imbeho nyinshi, amababa aragenda, buri kintu cyose kikagenda, buri cyose kigashira. Ndabwira umuntu wahuye na winter y'ubuzima, ndabwira umugore wahuye na winter y'ubuzima, Uwiteka arakubwiye ngo amababi yawe aragarutse, amababi yawe aragarutse, ibyishimo byawe biragarutse, imbaraga zawe za kera ziragarutse. Wahuye n'imbeho utabasha gusobanura bene wanyu, wahuye n'imbeho mu rugendo, ariko Uwiteka arakubwiye ngo ibibabi byatangiye kuboneka. Oh lebosite lekeshiteri yamasa. Igaruka inuma. Inuma ni sinye y'amahoro, symbol of peace, symbol of calmness. Haleluya. Ubwitonzi. Niyo mpamvu mubona mwuka waragera mu mugore waribandi akaba umwitonzi. Abantu mwuka warahaye ubwitonzi. Umubona twashiraga isoni ariko yarakoze. Hari bashiraga isoni zivuga, hari n'abashiraga isoni zicecetse, genda ari mu bacecetse ariko zikwemeza. Kuko nayo ifite nababyara banjye bambwiye ati Minyo uri uzamundebere. Ibaze kugira amavuta areba umuntu akibwira. Abantu umugabo mwegeze avuga mureba ngo Yesu yatugize imbwa, ariko ndashimana ko atatugize imbwa. Kuko yavuga ati se ukora n'umugabo muzima arira ntawa muri jije, ibirayi biri mu rugo. Nta kibazo. Umuntu akaguhamagara, jyewe wajya kureba umuntu bucya akibwiriza. Umuntu yarahamagaye rimwe arantuka. Ndavuga ngo Yesu amahoro ya Kristo abane nawe. Isi ntiyoroshe mama, nikomera. Kubera mwuka wera. Wowe urabizi uko uteye we wa kera. Umugabo wagucinya umukicecekera. Ntumaze kumucishaho barindwi bose. Tuvuze ukuri, ariko Imana ishimwe. Ese abahuye n'ikibabi, abakoze ku kibabi byibura, ariko mwamvuge ngo amena. Haleluya. Yesu we. Anti Sofia aransanze arambwira ati Aposo, ati Imana yansanze arambwiye ngo ngukuyemo spirit y'ikabare. Anti Sofia arambwira kandi no mu Elda yajyaga ava London, ayoboye abamama bamwe bikagugu kuri nombo y'ikagugu, ayoboye abamama baho. Yaraje arababwira ati gese ndi Aposo, mwuka wera sinzi aho yari yagiye, ubundi aramufite ariko ati muramenye sindi Aposo, ati nimujya mugwa mujye mwiyora. Ndangije nyuma yaho nkajya musenyera mu mutima, ariko bitari nyine arazarambwa ati Aposo, ati umuntu yansanze cyo arambye ngo gukuyemo ngo spirit of kabari, ngo nkuyemo umwuka w'ikabari, ngo nagize cyo ngo kumbe ngo bimwe mvuga nenda kurwana ngo umwuka w'ikabari. Hari abantu bagifite uw'ikabari anti, hari abandi bagifite w'inyamagabe. Imana ishimwe. Nuko ubwa mbere nta makuru meza mwuka wera inuma yasubiranyeyo. Wari uzi ko ari igihe aza akabura amakuru? Wari uzi ko ari igihe agusura agasanga iwawe hari ibyaha? Wari uzi ko ari igihe aza agasanga nta good news? Akavuga ati nta kiriyo, ni amazi gusa. Ibyondo nibyo biriyo. Ibyondo ni sinye y'isayo, ibyondo ni sinye y'ibyaha, ni sinye kutubaha Imana. Haleluya. Kandi iyo turi mu buzima bw'ibyondo tuba tumeze nk'ingurube. Niyo mpamvu wa mwana amaze kuva muri connection ya papa yagiye gusangira n'ingurube. Nta nubwo yahuye n'umuntu mu kiraro cy'inka, yagiye mu cy'ingurube. Ariko ndashimira Kristo.
twajya tureba turi muri iryo sayo Yezekiyeli 16 ngo nuko anyuzeho arandeba ndi muri iryo vata aravuga ngo baho. Niyo mpamvu ajya agaruka uyu mwami w'abami, niyo mpamvu umwuka wera ntashobora kukuvaho gutyo, aragaruka akakwinginga akakuvugisha akagusanga mu modoka akavuga ngo hari ahantu ntusubireyo, biriya bintu ntukabikore, akongera akagaruka akongera agatumwa. Haleluya. Ariko turi ya gatatu, wow, Yesu ashimwe. Niho nasomye kuri 12 haravuga ngo yohereza ya numa ntiyasubira kumugarukaho. Haleluya. Colombe ne revient plus. Amen. Ntiyasubirayo. Amen. Yesu ashimwe. Haleluya. Havuze ngo iki hariya? Yeah, he did not return again to him. Yesu ashimwe. Did not return again to him anymore. He's still here. He's with you. Niyo mpamvu umuririmbyi yaravuze ngo nukuri yatugezemo abana natwe, ko mutanyunganira. Haleluya. Umutima uraririmba yuko nabohowe rwose, negereye umwami Yesu ndirimba n'umunezero umuriri uri mutima uri agakiza ke muri. Haleluya. Muraba mu mazi. Amina. Asigaye abana natwe. Amen. Ntabwo yasubiyeyo. Mbafitiye amakuru ko atasubiyeyo, ariko mwambabare mukavuga amena. Mbafitiye amakuru. Haleluya. Ari hano muri iyi si, murabana muri UTC, murabana muri Beka, murabana muri banki ukoreramo, murabana mu mashuri wigishamo, murabana muri iryo torero, murabana muri women, murabana muri nobo, murabana muri urwo rugendo, murabana hano muri. Ariko mana ababana nawe bavuge ngo amina. Ntabwo ndumva ababana nawe neza. Haleluya. Yesu we. Hari muri twe umugabo yigeze gukubita ikofi abonye umuntu uri mu mwuka wera. Hano muri Bibiliya birimo. Amukubita ikofi ati yamvuyemo ajya muri wowe ati. Ati ubundi ko aba muri twe yamvuyemo ate ngo akujyemo. Umuntu yari hano yatuvuyemo ate. Hari abantu bazi ko ari uwabo ariko si uw'idini runaka. Ijambo Pentecote si ry'idini runaka. Oya, yari launch y'itorero rya Kristo. Haleluya. Mumbabare muvuge ngo amen. Yaje openly, yaje. Haleluya. Ariko byasabye ko bajya kumutegereza. Yamaze Yesu iminsi 40 yegeranya abigishwa be amaze kuzuka. Kandi amaze kwambara umubiri udakorwaho, amaze kwambara umubiri utamenyerwa. Murabizi ko Maria Magdalena, haleluya, Mary yagize icyo ashaka kumukora hamwe ati touch not, ntumfate. Aho ndi ubungubu ntabwo hafatwa. Ariko nubwo hadafatwa, ntabwo Yesu yagiye ngo akore igiterane kuri stade. Ahubwo yaragiye yegeranya abigishwa be, yegeranya abapotre bose bari bahunze. Ariko abapotre Yesu aragenda iminsi 3 itarashira bagafunga church. Bano bari abanyantege nke kundusha. Amen. Yesu ashimwe cyane. Bose abapotre bose bari batawanyitse. Bagiye ku nyanja yitwa Tiberiya n'ahandi hose. Hanyuma arangije aragenda basanga kuri tere arahagarara. Ya bapita ngo Peter ngo amenye ko ari we amaze kumva amakuru ngo yahise yambara. Bari bamaze no guta imyambaro. Yesu yadahari twambara ubusa. Yesu yadahari turashira. Yesu yadahari ibintu bibe bindi. Ariko hageze ngo Petero yongera arambara. Abasanze batawanyitse, abasanze bamuhunze, ntabwo abahaye ikibwiriza kibacira imanza. Ntabwo yabahaye ikibwiriza kibacira imanza abapasiteri muri uwo muranyumva. Ahubwo yarabegeranyije abokereza ifi. Barabwira mugenzi ngo Yesu ari kutwegeranya muri iyi minsi 21. Abokereza gafi mwo kabyara. Njya mvuga ngo iriya fi imeze nk'iyo kwa Rando. Ariko tuye tuvuga ukuri kwa Rando banza bose ifi bonyine neza. Arahandi
Ni Nyamirambo sha generation ziratandukanye. Amina. Semeni haleluya. Abokereza gafi kugira ngo ihumure ryuzure. Arangije pastor umugabo witwa Ntuza sha ura mugabo witwa Ntuza Luka Dr. Luka. Ura mugabo yavuze ngo Theophile we haleluya yashizeho we Theophile we. Ati Theophile we. Ati bya bintu bya wa mugabo ni impamo. Muzi ko Luka avuga Yesu neza sha. Haleluya. Ya ariko abahanga bajye bavuga Yesu. Haleluya. Aragenda bamaze gutabanyika arabegeranya. Ntiyajya guhura na rubanda, ahura n'abigishwa be. Umwuka wera ntabwo ari uwa rubanda, ni uw'abigishwa be. Umwuka wera ntabwo ari uwa rubanda, ni uw'abigishwa be. Vuga ngo inuma iracyahari. Ndahira kudafashishwe. Umva mbabwira amakuru. Arabegeranya hariya mu byakozwe n'intumwa rimwe ku murongo wa 3 ngo haleluya Yesu ahabwa icyubahiro. Amaze kubegeranya ngo atangira kubiyereka mu bimenyetso byinshi. Bamara iminsi 40 akabiyereka mu bitangaza, iminsi 40 akabereka mu yindi shusho. Muri iyi minsi 21 reka Yesu atwiyereke mu mashusho menshi. Haleluya. Reka sura umuryango wawe awuyereke mu mashusho. Reka hagira abagore akiza ingwara. Uti iminsi 40 ibitangaza mu mashusho menshi. Mu mashusho menshi. Yesu waramubonye uyu mwaka ushize, ariko uyu mwaka uzamubona mu yindi shusho. Uzamubona mu yindi shusho. Aje muri business yawe, aje muri ako kazi, aje muri ibyo byose ukora. Yambaye ubundi bwiza. Yambaye ubwundi bwiza batamukoraho ariko abiyereka. Amaze kubiyereka sasa harimo abapapa basize ingo imyaka 3 batazi icyo bazabwira ba madamu. Bari mu bimenyetso byinshi. Bamubona uti ni inaha mu isi. Hari ibintu Imana izagukorera ukiri inaha. Ahangaha haracyahari. Noneho Mwuka weraryoshe kuganira kurusha kumubwiriza. Nuko noneho mu bimenyetso byinshi nk'uko yagukubita bourse mu kanya gato utangiye gucanganyikirwa akaguha promotion. Byatangira kukuvanga akabara kuzamuye. Yesu we ajya azamura shaho. Ajya azamura. Niho kera nta YouTube zabagaho. Nagize nta ibaze bataraguhamagara nko mu Kabagari. Hari nk'abantu bagufungiye agatuti ntibagutumiye mu Kabagari. Hanyuma ngiye ahantu muri Canada ahantu hitwa Cornwall. Cornwall masanga abazungu gusa itoro ry'abazungu nk'uko mungana. Baranyakira dinjya. Icyongereza kikiri muri input kitarya muri output. Ariko ntibatinya kuntumira. Ndagenda mpagara Cornwall mu Kabagari batarantumira. Maze guhagararayo umuntu uri mu iryo teraniro arambwira ati New York abakozi ba UN Manhattan. Ako wagize umuntu umbwira ngo mu mabara menshi ajyaza. Abantu bajya batwirataho twabwirije Manhattan. Ugiye shaho ubu bese nk'akantu k'akabombe kenda guturika ko ufite ibibwiriza wabuze aho utanga. Amina. Amen. Noneho sinari nzi ko rero hari abantu ushobora guterana gutya. Hari nk'abantu bakeya gusa bameze neza. Oh, that was great. That was great. Buriya abantu badashonje. That was so great. That was great. Muri great rero baravuga ngo dusezere umukozi w'Imana muri love offering. Ituro ry'urukundo. Simenye ngo kumbe buri muntu wese uhaza afata check y'amadolari 1000 ugize gute. Baransezera. Noneho bampituro envelope y'amadolari ya green. Nta nubwo nari nzi ko ngiye kuvugisha gusa abantu bari muri prayer breakfast. Yes, God bless you. Yeah, this is powerful.
navugaga ngo ibimenyetso byinshi. Nabonye aho abantu bagufunga. Aho hantu nagiye muri Cornwall, barambwiye ngo twarakubaririje ngo tubaze umuntu witwa gutya ahantu mu Rwanda, atubwira ko ataguherutse, duhorana mu manama. Abaduhishe reka Yesu aduhishure. Ariko mwavuze ngo amen. Yesu ashimwe cyane. Nukuri. Duhorana mu manama. Arampisha ariko Yesu arampishura. Hallelujah. Aha ndavuga muri all sectors. Niba secteur urimo yarahengamye, reka Yesu ayihengamure muri kano kanya. Uti iminsi y'ibimenyetso n'ibitangaza. Ngo bagere ku munsi wa 40, ababwira iby'itorero, ababwira iby'agakiza, ababwira uko bazitwara, ababwira uko umuntu yitwara, ababwira ingeso z'umupantekote mwiza, ababwira umunyamwuka mwiza ukomera, ababwira uko bazavuga, abaha ururimi rw'abigishijwe, ababwira uko bazifata, abatwara neza mu mubwiriza gatatu, ko buri kintu cyose gikeneye igihe cyacyo, uko bazabyitwaramo. Urabona utaramanye n'umwami wawe, vous parlez de tout et de rien, muvuga byose byose byose. Hanyuma arangije amaze kuvugana nabo bien, agomba kuzamuka. Bigeze aho ngeze ku murongo w'9, ngo bakimureba barya, arazamuka bakimureba. Ibyakozwe n'umwe ari imwe ku murongo w'9, ariko kuri 8 imbere yuko azamuka arabwira ngo icyakora muzahabwa iki? Umwuka nagira ate? Abantu bakunze gufata umwuka wera bakabihuza n'imbaraga, ahubwo muzahabwa imbaraga nagira ate? Nabamanukira ni uzabanza ubundi mubone imbaraga, kuko wubwe data hari ibyo gutekerereza, Yesu akabikumenyesha, ariko mwuka wera azana manifestation yabyo mu buzima bwawe. Muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Directement muzahita muba abagabo. Nubona umukristo wananiwe kuba umugabo mu bintu, umenye ko yabuze umwuka wera. Nibo babandi ba Petero baramwihakanye bataraba abagabo, ariko bamaze kumuhabwa babivuze ku mugaragaro. Amen. Ndumva mfashijwe. Bira mugenze ngo uri witness w'ubwami bw'Imana, uri umugabo wo guhamya. Ya umugabo wo guceceka. Uri umugabo wo guceceka. Uri umugabo wo guhisha aho usengera. Nutangira kubwira ngo usengera he, urabona ngo arantu njya nkatira nta wamenya, ujye umenya ko ntabwo uraba umugabo wo guhamya. Nubwo pastor, nubwo abantu batinya bene bo bakavuga ati umunsi mbatizwa, ati uyu muntu ntavuze niwe watanze minervare, uyu niwe wafashije mama tukiga tukagera ahantu. Mama yarambwiye ati Mignone ndagukunda pe, ati ariko sinahimukiraho kiliziya yanjye, ati kubera impamvu niyo yanyigishije, irankuza irandera, ubu navuga ngo ngiye mu barokore gukora iki? Ati ko banyereka hari abantu batinye guhamya, ariko ngo umwuka ntaza, kandi ndumva yaje. Oya, ndumva yagize ati, kandi Bibiliya ivuga muri Yohana 15:26 ngo azatwigisha byose, azatwigisha tubwira ababyeyi tububashe, azatwigisha ko tubivugisha abakuru bacu, azabitubwira neza, arigisha. Nuko ngo muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu, Yudaya, i Samariya no ku mpera z'isi. Rero dufite abantu bashaka guhera ku mpera z'isi bataramuhabwa. Buretse rero imyuka yo ku mpera z'isi ntuyizi. Imyuka yo ku mpera y'isi nzayibabwira. Bibiliya murirwa mwivugisha ngo bizira rya Yesu, ngo abakobwa bajya bareka kutugusha, ngo babambaye amajipo agera. None se nugiye ku mpera y'isi uzabwiza abandi nabambaye mayo de bain. Tuye tuganira. Baratugushije, baratumaze, reka buretse gato. Uti ku mpera z'isi ni hatari. Ku mpera z'isi hariya za Santa Monica beach zo kuri za Santa Monica n'ahandi yitwa ngo ngwiki.
Miami Beach. Ngo kandi Imana ngo hallelujah. Ngo Imana yambwiye ko nzabwiriza Miami buretse. Ese muratashe cyangwa ngo hallelujah. Ati Miami. Buretse rero kumera. Ukeneye imbaraga. Ukeneye umwuka wera agira ate? Uriho uragwira hano hirya. Ubwo bazagutumira bakagutwara muri 5 star na 7 stars hotel. Madamu wawe adahari. Ukinjira kuri reception ukabona hari abakobwa bari muri vitrine. Bari mu birahuri. Bakagura ngo welcome. Turamukeneye. Ase harabamukeneye nkanje turamukeneye. Bibiri avuga ngo umutambyi Aroni azamuka ku musozi witwa Ori akuramwo umwambaro we. Amaze gukuraho umwambaro we ngo ahita arapfa. Bivuga ngo umwambaro dufite umwuka wera turamufite ariko n'igihe tumwambara. L'esprit de Dieu est sur nous et en nous. Noneho iyo tumaze no kumwambara tukiyambura ntitubashe kumugira ugera ku musozi Ori ugapfa. Iyo tutamufite n'umwambaro tuba twikuyeho. Aroni yahise agwaho ngaho kuko icyari kimugize si Aroni n'umwambaro yari yambaye. Abantu benshi uyu munsi ntabwo bazi gutandukanya abo n'umwambaro. Noneho ya faveur Imana yamwambitse akayita akagira ngo azakomeza yigumane. No, dukeneye imbaraga z'umwuka wera. Aho ni ku murongo w'8 9 bagira ngo ni inkuru ngo bakimureba gutya babona arazamutse mwabibonye bamureba azamutse mu bicu ngo noneho igicu kigira gute kiramubakingiriza. Mana we uyu ni wa mugabo twakurikiye imyaka 3. Okay, umudamu wanjye Madarena ndamubwira iki namusize ashize imyaka 3 abana sinzi ibirarane naramukurikiye nzi ngo azansigira guverinoma. Uzi ko bamumaje ngo iki ni cyo gihe ushaka kugarura guverinoma agahita basubiza ngo si ibyanyu kumenya iby'iminsi n'ibihe ngo ni ibya data. Urumva amayeri ya Yesu ati ni ibya data atari cyo cyakora kugira ngo muzabineshe muzahabwa iki imbaraga. Uzi kubona umugabo wari wizeye agenda ntago usigiye sheke ntago usigiye uko uzabigenza aragiye warasezeye watanze ubuhamya abantu bose baragututse kubwe anaenda ariko aravuga ati ndabasigira umwuka wera ntimugire ubwoba icyakora mujye kumutegereza mugume mu murwa nimusohoke nimupime gusohoka mutaramuhabwa. Ukeneye imbaraga z'umwuka wera pour ton mariage. Amen. Hallelujah. Ko wavuze ngo intumira cyari mwiza. Kandi wafashijwe. Iracyahari. Muzi ibintu byabaye iminsi 10 bahita barazamuka. Ese iriya minsi 10 kugira ngo nubwo Pentecote ivuga umunsi wa 50 ugira ngo barabyibukaga ariko barazamutse ntago bari bazi ngo bizabarya iyo umuntu yacanganyikiwe ntiyibuka n'iminsi. Kumbe ku munsi wa 40 yako Yesu yabahaye lift kubamarana iminsi 40 kugira ngo bazasigare bategereje 10. Yo nagira ngo nkubwire igihe cyo gutegereza nicyo gito kurusha icyo Yesu yakujyanye. Sarabu kuremereye mama ahantu uri agahaye gasigaye ni gato hasigaye rimwe gusa Yesu agakuraho ibyo bikurwanyije hasigaye rimwe gusa Yesu akagukiza hasigaye rimwe gusa Yesu akakuzamura. Iminsi yo gutegereza Yesu yari yabahaye umunezero no mu bimenyetso byinshi ariko bazamuka mu cyumba cyo hejuru. Bageze mu cyumba cyo hejuru ngo na Mariya nyina wa Yesu yararimo hazamuka 120 abandi bose tubona mu Bikorinto ba mbere 15 Paulo avuga bageze ngo basaga 500 ngo bari baharikiye cy'umuzuko wa Yesu 500 ariko 120 nibo bagiye mu cyumba cyo hejuru abandi 380 ntabwo bazamutsemo. Ndashimira Imana ko wowe uri mu 120 bagiye gutegereza kugeza igihe bazahabwa 380 ntabwo tuzaho batawanyikiye. Biravuga ngo bamwe bavuye muri uyu mubiri ngo abandi baracyahari ariko abahari ntituzi niba barasuye gucuruza bari mu masoko ahantu hatandukanye ariko Imana ishimwe kuri power of identity barazamuka
barazamuka bajya mu cyumba cyo hejuru, barasenga barasenga barasenga. Niyo mpamvu Mwuka Wera aza twamusabye, tugomba kumusaba. Ntihazagire ukubesha ngo araguhuhaho ngo ahite yuzura. Ugomba kubisaba, ugomba kubisaba, ugomba kubisaba. Muri Yohana 20 Yesu yarabahushe, ariko yari ataraza kuri Pentekote. Yarabahusheho bafite ubwenge, bafite ubwoba. Yabasanze mu cyumba bikingiranye, aca mu gikuta, ntiyaciye no mu muryango. Abasanze aravuga ati ese ni amahoro? Ni amahoro. Arangije ngo arabahumekera. Hari igihe Yesu aguhumekera, ariko ntabwo ukeneye, haleluya, ibintu biguhumekera. Kuko guhumekerwa niko guterwa parfum. Mu kanya gatoya parfum iraza kuba evapore igende, ariko ukeneye Mwuka Wera muri wowe. Ukeneye ko atura muri wowe. Ukeneye ko ikigega cya Mwuka Wera kiba muri wowe. Mpamvu bamwe buzuye barahumekerwa ariko baraguye. Aka gace rero ndagakunze. Mariya nyina wa Yesu, ndashaka kubwira babandi nawe yagiye gutabara, kuko yarazi ko akeneye imbaraga. Kubura umuhungu we, kuba atazi ko azabyenza, mu bukecuru bwe yarazamutse, naho ajya gutegereza. Ndashimira Imana ko Mariya yasogongeye kuri Pentekote. Bene muzi ko na Yohana yasogongeye kuri Pentekote. Yohana mwe wasigaranye Mariya nawe yarasogongeye. Bigera no mu byakozwe n'intumwa 8 kuri 2 haravuga abantu bose baratatana, amatora aratatana, ariko ngo intumwa zigumiye Yerusalemu. Intumwa zigumiye Yerusalemu. Najya nkubwire ngo abandi bazatatana muri kino gihe cya Covid, ari gihe cya nyuma, ariko wowe uzaguma. Haleluya, nta kintu kizaguhungabanya. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Rimwe gucya bageze ku munsi wa 10, tu 10e jour. Ese turi kuwa kangaho uyu munsi twebwe? 12. Kuri uyu munsi ndagusabira imbaraga. Kuri uyu munsi ndagusabira imbaraga. Muramba barasindi kuvu. Ndiho ndavuga ariko zi hano. Mumbabare uko wizera niko biri kugendera. Uko wizera niko bikugendera. Bagiye kumva bumva umuyaga. Inzu yose. Bumva imbaraga inzu yose. Umunsi wa Pentekote usohoye. Umunsi wa bose bahuye hamwe, bahusha umutima. Hari sinye ya mbere no guhuza umutima. Niyo mpamvu amacakubiri n'umwuka wa Satani. Amacakubiri ku madini, umwuka wa Satani. Satani uri kudiviza itorero. Satani utwaye abana b'Imana mu makompetisiyo apfuye. Bibiliya iravuga ngo ahari 2 cyangwa 3 bahusha umutima. Bahusha umutima gusa. Haleluya. Ni ibintu byoroshe. It's so easy iyo abantu bahusha umutima. Bari ahantu hamwe, bari bazi ko ingorane ari zimwe. Bene data, biragoye kujya guhamya umuntu udafite imbaraga z'Umwuka Wera. Guhamya umuntu abantu bose bapinze mu gihugu aho ngaho. Yesu bari bamaze gukora, bari bakoze ikintu cya budget ihisha ko yazutse. Baragenda bafata abarinzi, baravuga ati mwe muzavuge ko abigishwa be bamwibye. Ntimuzavuge ko yazutse, muzabihishe. Ikinyoma kiragenda mu nzego zose kirafata. Barangira baranabyishurirwa. Ntabwo rero bashoboraga guhamya. Babona ibyo bakoze, babona uko babarwanyije. Niyo mpamvu bagiye kwihisha. Yesu akabasanga, akabaza ngo se ni amahoro. Bari bakeneye Pentekote kugira ngo bazahamye ibintu bitemewe n'abantu. Ibi bintu kugira ngo tuzabihamye bitemewe, bitari popular muri society. Kugira ngo tuzigishe icyaha abakristo batakigishaka kucyumva, birasaba umuntu ufite Umwuka Wera. Niyo mpamvu mbabwiza ukuri, abantu badafite Umwuka Wera ntabwo bazabasha kwigisha ku cyaha. Azajya atekereza amafaranga abantu bamuha agiceceke, ariko ufite Umwuka Wera azabwira haleluya, azamera nka Bartimayo. Bartimayo yataye igikoti. Hari igikoti cy'ubusambo kigomba kugwa, hari igikoti cy'irari kigomba kugwa. Ufite ugutwi niyumve icyo Umwuka abwira itorero. Imbaraga z'Imana ziramanuka kuri Pentekote, barahamya. Haleluya. Nuko ibyakozwe n'intumwa muzi ko Petero yahise atinyuka avuga ibya Yoweri. Burya hari ibintu bizatuma uvuga ibya Yoweri kubera Umwuka Wera. Petero ahita aratinyuka aravuga, Imana yaravuze ngo nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, ngo kandi abakobwa n'abahungu bazahanura. Umwuka wanjye nzawusuka ku bantu bose. Nzawusuka ku bacuruzi bavutse ubwa kabiri, ngusuke no ku bashumba. Nzawusuka ku bakristo, nzawusuka ku bantu bose. Nagira nkubwire ngo intumira cyari mu isi, ni ku bantu bose. Nagira ngo basugira umuntu bimbira uti ni ku bantu bose, intumira cyari mu isi.
Haleluya. Wavuga ati se iyi numa haleluya ihari gute? Muri Matayo 3:16 Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi, amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi, ijuru riramukingukira. Ntabwo ryakingutse, ryaramukingukiye. Uyu munsi mu bantu bateraniye hano, reka rigukingukire. Mumbabare mu byumve. Hari abantu bajya ngo yo ngo ijuru ryakingutse, ntirikingukira bose, ryaramukingukiye. Hariho abantu benshi babatijwe ariko ku mubatizo wa Yesu ryaramukingukiye. Haleluya. Uyu munsi reka rigukingukira, wongere wuzuzwe, rigukingukira wongere wumva imbaraga z'Imana. Ngo abone umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma. Haleluya. Asa n'inuma. Vuga uti asa n'inuma. Ya numa yasohotse, ya numa igihe amazi yari amaze gukama. Reka mbabaze igihe cya Nowa, ese ko amazi yari amaze gukama? Murabizi ko iriya nkuge yaragiye iragenda itangira 8 ku murongo wa 5 ngo amazi arakama. Narabibigishije ngo bigeze mu kwezi kwa 10 amazi arakama. Amaze gukama inuma iragenda ku musozi witwa Ararati, ngo umuvumo usubira inyuma, and the curse reversed. Aho hantu ntabwo hari hahagije ngo maze imisozi iragaragara. Nababwiye yuko iyo amazi yakamye imisozi igaragara. Imisozi yagaragaye ni iterambere ryawe, n'igihe nawe watangiye kwaguka. Ariko Nowa ntabwo yanyuzwe nuko imisozi yagaragaye. Oya, yashakaga ko amazi akama n'ibyondo bigakama. Yashakaga finale. Bivuga ngo nta mwuka wera. Niyo umusozi we wagaragara, nubwo waba umustar ukomeye, ariko nta mwuka w'Imana, nta mwuka w'Imana, ni zero. Inkuge yarahagaze, barategereza, inuma iragenda, itanga ripoti, iragaruka, isubirayo, iragaruka, kugeza igihe yagiye burundu. Inuma ibaha amakuru yuko kutagaruka kw'inuma bamenya ko bimeze neza, kutagaruka kw'inuma bamenya ko ari amahoro. Najya nkubwire ngo uyu munsi ya numa yagiye, turayibona ku mubatizo wa Yesu. Haleluya. Oya, nutavuga amen urabura umupinzi wa hano. Ku mubatizo wa Yesu ya numa ijuru riramukingukira. Abaturanyi wenda ntabwo ryabakingukiye, ntimuzikange. Amadini ni menshi, amatora ni menshi, ariko hari amatora agiye gukingukirwa, hari ayo Imana igiye gukingurira. Erega ijuru naryo rimeze nka leta y'u Rwanda, hari aho yakinguye n'itakinguye. Ijuru naryo hari aho rigiye gukingura mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu muri Zakariya aravuga ngo nzagusha imvura i Yerusalemu, nzagusha imvura ku rugo rumwe urundi ruyibure. Umuturanyi ajya arunguruka igipangu cya mugenzi we, amubwira ati ese iwanyu imvura yaguye? Ati twe ntayo dufite. Nuko umugisha ugiye kuzi iwawe, abaturanyi bakajya bareba, bakajya bareba. Niko Imana igiye kubigenza, niko Imana igiye kubigenza, niko Imana igiye kubikora. Imana ikuyeho inkuru mbi ku mugore wawe. Yesu ashimwe. Irabikuyeho kandi ikuyeho inyatsi. Amen. Haleluya. Kandi hari ibintu Imana iri kumubwira gukora, kandi agiye kubikora, bikore mu buryo bwihuse. Yumvire. Koli masandariaba. Tenkeshetere mosatara. Haleluya. Gloire au Seigneur. Turashimira Imana Data. Yesu abatijwe. Uti umwuka amanuka nk'inuma. Yaramanutse gusa ntihazi ijwi se, hanyuma ngo ijwi rigira gute? Mwabisomye. Ijwi ritarivugira hehe? Matayo 3:16 mu ijuru ngo dore umwana wanjye ngira nte nkunda nkamwishimira. Bivuga ngo iyo mwuka wera yaje biroroha. Data ni advance party w'Imana. Ahantu umwuka wera ari, data ahita avuga. Haleluya. Agomba kuvuga. Niyo mpamvu bene data ijwi ry'Imana rigomba kumanukira abana b'Imana. Abana b'Imana bagomba kumva Imana ibavugisha. Niki kidutunze n'ibihumuriza by'ijwi ry'Imana. Nubwo Yorodani yakongera ikizinga, ariko Imana yakira cyavuga. Ntabwo umwuka wera aza gukuraho ibintu gusa, aduha n'ubuntu bwo kubana nabyo. Ijwi rye rikakubwira ngo mwana wanjye, nubwo uri mu butayu ndi kumwe nawe. Ahumuriza abasubijwe, ahumuriza n'abatarasubizwa. Ntabwo ahumuriza abasubijwe gusa,
ahumuriza n'abatarasubiza akavuga ati humura turi kumwe na muri ibi bintu ntugire ikibazo tubigendanyemo neza nzabana nawe nzakugira neza nzakugira gutya ijwi rivugira mu ijuru this is my son hallelujah my beloved son ngo kandi ngira nte nishimira reka uyu mwaka Uwiteka kwishimire sinzi niba abantu banyumva akwishimire jewe rero iyo ndumva ijambo rivuga ngo Imana ikwishimire ndiha agaciro kuko nzi n'abantu banyishimiye ukuntu bangiriye neza abantu gusa njya mpura n'abantu banyishimira akuze ukuntu bajya bangirira neza abantu gusa ni ukuri pe abantu banyishimiye bampaye inka z'inyarwanda n'inzungu abantu banyishimiye abantu banyishimiye baranyambitse abantu banyishimiye bampaye amafaranga yabo abantu banyishimiye baranshigikiye abantu banyishimiye bajya barwara intambara umugore yaragiye rimwe aratikurana n'abantu ati muzongere muvuge Mignone ati nanjye nzongera nicaginge mbere ku butaha umugore abuze kuna abagore bankunda bibi nta muntu wankuraho amavuta y'abagore umugore yaragiye avuga ati nzabereka tumuze imbaraga zo kubereka tuzahubwera upime uvuge Mignone gusa uti abantu bajya batwishimira rata abagore banyu ntibankunda umva mbabwire umuntu umwe yigeze kuza ari umufo profete aje kuyobya itorero none ashaka kuyobya umugabo umwe gutya none umugore aramubwira wa mugabo we abwira umuprofete uvuga aposo nabi hano mpumirize 1 2 3 wasohotse hano wa mugabo ariruka umugabo w'uwo mugore yarambwiye ati ntabwo bizi kuri ikintu madame yakoze ati ntabwo ati soka ati sinzongera kubona no ku mugabo wanjye ati nzongere nkubone ku mugabo wanjye nkwereke abagore banyishimira narababonye n'abagabo batwishimiye none hibaze kwishimirwa nande mwambabare tukavuga ngo kwishimirwa n'Imana yo ntabwo mwanyumvise neza ese hari abantu bari baranyumva neza wavuze ngo dore umwana wanjye Imana ikunda ikanamwishimira Imana igiye kukwishimira uyu mwaka mukawe yaragiye kuguha amakuru ya numa yagiye ntiyagaruka turayibona igaruka Yesu yabatijwe nawe uyu munsi reka inuma reka ya numa reka ya shusho y'inuma yongera igaragare amahoro atahe mu kazi kawe ababuze amahoro bayabone mu izina rya Yesu reka nsabe Pastor Jonathan azasenge kangeza for today